Amateka y'u Rwanda tubwira ko mu mpera z'ikinyejana cya 16 intambara yo kwagura igihugu yabaye hagati y'u Rwanda n'Ubunyabungo yahitanye umwami w'u Rwanda Ndahiro wa kabiri Cyamatare. Amaze gutanga, igihugu cyaguye mu kangaratete gitegekwa n'Ubunyabungo. Muri icyo gihe igikomangoma Ruganzu II Ndoli yabaga ikaragwe muri Tanzania kwa nyirasenge, aho yari yaragiye kubunda akiri umwana muto. Kubunda no guhunga k'umwami. Amateka kandi avuga ko abifashijwemo n'abagaragu ba se barimo na Kavuna ka Mushimiye. Ruganzu n'ubwo ngo yari akiri muto yaje kubunduka, maze umwami Ruganzu Ndahiro wa kabiri atsinda Ubunyabungo, yunamura igihugu cyari kimaze imyaka 11 mu kangaratete. Amateka kandi avuga ko aza mu Rwanda, Ruganzu n'ingabo ze baraye Rubona mu Buganza, ngo banahageze bafite inyota. Hari amateka avuga ko yafashe icumu rye akarishinga ku butaka, akahacukura intango 12 zose zuzura amazi. Ariko hari n'andi mateka avuga ko ngo izi ntango atazujuje amazi, ahubwo yazujuje inzoga. Izo ntango nizo zizwi nk'utubindi, zinitirirwa umwami Ruganzu. Aha ni naho hakomotse imvugo y'utubindi twa Rubona cyangwa utubindi twa Ruganzu, zikibutsa abanyarwanda ko na kera hariho intwari zikunda igihugu, ndetse byaba ngombwa zikanatabara kugira ngo igihugu kive mu mage. NGO TV twifuje kumenya aya mateka aranga u Rwanda. Ibi byatumye dukora urugendo tujya mu murenge wa Kiziguro, aha ni mu karere ka Gatsibo, kugira ngo turebe neza niba aya mateka yarabayeho cyangwa utu tubindi duhari. Muri aka kagari ka Rubona tugeze mu kigo cy'urwunge rw'amashuri ya Rubona, ahari utu tubindi 12, twose bivugwa ko twafukuye na Ruganzu ubwo yari abundutse ikaragwe k'Abahinda muri Tanzania. Mu gushaka kumenya amateka y'utu tubindi ariko twifashishije Rwabagabo Simone avuga ko afite igisekuru cye kugeza ku cyariho mu 1700. Yavutse mu 1969, yiga Rubona guhera mu 1976, aharangiza amashuri abanza. Nyuma yiga amateka mu mashuri yisumbuye, akora ubushakashatsi ku mateka y'utubindi twa Ruganzu. Kuri ubu akaba ari umwarimu mu rwunge rw'amashuri rwa Rubona, aho amaze imyaka 23 yigisha amateka. Simone ni watuganirije amateka y'utubindi twa Rubona. Harimo ibibindi by'intango, harimo ibibindi bisanzwe bifite, ariko ni na binini rero, kuko kera nkiga primaire tubikorera isuku. Ibi bibindi ureba hano twaracukuraga, hamara gushyiramo umwanda wahagararamo bifite nka metero 1 n'amasantimetero. Ni amateka maremare. Izina tubindi twarifatira nko ku mwami Ruganzu wa kabiri Ndoli, ni nk'ahagana mu 1700 n'ibindi. Ruganzu wa kabiri Ndoli ayobora, niwe waje kwita hano mu tubindi, izina rikura gutyo. Nyine kuhita mu tubindi yacukuye utubindi. Utu tubindi ugenda ubona hano muri iki kigo cy'amashuri cya Rubona mu mudugudu wa Tubindi. Iryo zina ryakomotse kuri utwo tubindi twa Ruganzu wa kabiri Ndoli yahacukuye. Hari umusaza wigeze kujya tuganiraho, yapfuye afite imyaka 25, numva ko yari mukuru. Nawe ambwira gutyo muri aya mateka ko utu tubindi twacukuye na Ruganzu wa kabiri Ndoli ariko ruhererekana imvugo rwagiye ruza mu mateka. Hari Ruganzu wa kabiri Ndoli yari yarahungiye ikaraga kwa nyirasenge. Noneho umugabo bita Kavuna ajya kumubwira ko u Rwanda rwagaruye amahoro, ruvuye mu ntambara. Nyine ajya kubimubwira, aragaruka. Mu kugaruka rero mu kuza bageze hano i Rubona, nyine abanyarwanda bari baje kwakira Ruganzu wa kabiri Ndoli. Ahageze bahakorera ibirori. Bahakoreye ibirori rero, ibibindi n'imivure byo gushyiramo inzoga biba bikeya kubera ubuhanga kuyi hakurya ikaragwe n'abantu bakora ubumaji, ubupfumu, ibintu nk'ibyo. Ubwo buhanga kuye rero arazana arabukoresha mu gushaka utubindi muri uru rutarureba. Akoresha ubwo buhanga bwe, acukuramo utubindi, basukamo inzoga, baranywa. Ibirori biba gutyo hagati aho ngaho irubona nyine mu tubindi. Izina rituruka aho ngaho. Utwo tubindi baherwa ngubwo batuhitiriye, hafata umusozi wa Tubindi muri urwo rwego. Kugeza amaginga ya utubindi turacyahari. Icyakora amateka asa nk'agenda asibangana bijyanye n'igihe amaze. Ahangaha nk'uko bigaragara niho umwami yashinze ivi agiye guhaguruka ngo agende. Aha hashinga agatsinsino nk'uko amateka bivuga.